Wari uzi ko ikimera cyitwa igikakarubamba ari ikimera gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, gifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Iki ni ikimera bakunze kwita ikimera cy'igitangaza, gifitiye umubiri wacu akamaro, gishobora kuvura umwijima, gishobora kuvura igifu, gishobora kuvura indwara z'ubuhumekero, gishobora kuvura indwara z'uruhu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi indwara nyinshi ushobora kwivurisha iki gikakarubamba, n'uburyo wagikoresha kugira ngo wivure. Uze gukurikira rero, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe, ukore like, ukore na comment, hanyuma ukande ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri video zitandukanye. Hello, nongeye kubaha ikaze kuri Jose Official TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku gikakarubamba, tuvuge ibyiza byacyo, uburyo kivura, ndetse n'uburyo wagikoresha. Abantu benshi ntago bazi uburyo wagikoreshamo, bazi ko igikakarubamba kiri aho ari ikintu gisharira. Nibyo koko kirasharira, ariko ni umuti ukomeye w'igitangaza. Abahanga batandukanye bagiye bakivugaho cyangwa se bagikoresha mu myaka ya kera, ubuvuzi butaratera imbere, bivurishaga igikakarubamba mu bihugu bitandukanye. Mu bice by'isi byinshi bakoreshaga igikakarubamba kandi bakakigira icyizere. Igikakarubamba rero, tudatinze, akamaro ka mbere gishobora kugufasha cyangwa se umuti wa mbere wakivuza, hari video nakoze mvuga ukuntu wakivuza amasununu, muzajyeho muyirebe. Hanyuma ushobora kukivuza. Hari abantu bakunze kuvuga ngo igikakarubamba ngo kivura sida cyangwa se agakoko gatera sida. Ntago nabivuga ngo ndabyemeza. Igikakarubamba gishobora kukongera ubudahangarwa, ntago cyakuvura ubwandu bwa sida cyangwa se bwa virusi itera sida, ntago byakuvura, ahubwo gishobora kugufasha kongera ubudahangarwa. Muri ubwo buryo rero, nimba uzi ko ufite iyi ndwara cyangwa se aka gakoko, byaba byiza ugiye ufata igikakarubamba ukagishyiramo ubuki, ugakora ji yabyo, ugashyiramo ubuki bwiza butavangiyemo isukari, ukabinywa kugira ngo bikongerere kurama. Nimba ufite ikibazo cy'umwijima, nabwo wabikoresha gutyo. Bajya bavuga ko iyo ufite kanseri nabwo ushobora gukoresha iki cyatsi cy'igikakarubamba, ugashyiramo ubuki, noneho bikakongerera iminsi yo kubaho cyangwa se bikakongera ubudahangarwa bw'umubiri, bikakurinda kuba wapfa vuba, kuko bishobora no kukuvura iyo kanseri ikiri mu rwego rwo gutangira itaragera kure. Muzabigerageze. Hanyuma nimba ufite ikibazo cy'igifu, ushobora gukoresha igikakarubamba. Nabwo ushobora gufata igikakarubamba ukajya unywa ji yacyo, bigatuma aside yo mu gifu itiyongera cyane ngo ubabare mu gifu. Noneho ushobora no kugikoresha ukinywa nko mu cyayi, ushobora kugiteka ukakinywa nk'icyayi, ariko kubera ukuntu gisharira, nawe nakugira inama yo gushyiramo ubuki. Nimba uri umuntu ukunda kurwara indwara zo mu mara, nawe wakoresha igikakarubamba, kuko igikakarubamba gikungahaye kifitemo intungamubiri zirinda amara, zigatuma igogora rigenda neza. Muzajye mugikoresha uzabibona. Nimba uri umuntu ukunze kugira ibibazo byo mu mara cyangwa se urwaye amara, warivuje ibintu by'amara, ubizi neza ko uyarwaye, ushobora kubikoresha. Nimba uri umuntu ukunda kugira constipation, wabikoresha. Nimba uri umuntu urwaye indwara zo mu nda zisanzwe zoroheje, nabwo ushobora kujya ugikoresha ukakinywa nk'uko unywa ji isanzwe. Kiba gishaririye yego, ariko biba byiza iyo ukinyweye mbere yo kurya, ukagikoramo ji ukakagotomera mbere yo kurya, kugira ngo igogora rigende neza. Nimba uri umuntu urwaye igituntu, ushobora gufata igikakarubamba ugashyiramo ushyiramo amazi, nibyo nagiye kuvuga, ubundi ukabiteka, warangiza ukacyunamaho, ukahumeka wa mwuka wacyo na ya mazi wabitogosheje, ukajya ubihumeka bikinjira mu buhumekero bwawe, bizagufasha. Nimba ari igituntu, inkorora, igiripe, ibicurane, nyine muri rusange indwara zisanzwe z'ubuhumekero nk'uko nabivuze,
ushobora kubyivurisha ukoresheje ubwo buryo nkubwiye bwo gutogosa igikakarubamba, ubundi ukacyihumuriza, ukajya ukurura wa mwuka ushyushye ukawuhumeka witwikiriye nk'akantu k'agasume, ni urugero, ukunama kuri ka kantu watetsemo cyangwa mu ibase washyizemo cyangwa mu ndobo ukabihumeka, nibyo bita kwiyuka. Nabyo nzabereka ukuntu bikorwa neza mu buryo bwiza, bikakuvura indwara z'umutwe n'ibindi bintu, ariko uyu munsi reka dukomeze tuvuge ku gikakarubamba. Ubundi buryo ushobora gukoresha igikakarubamba ni abantu barwaye ibiheri. Nimba uzi ko uri umuntu urwaye ibiheri ku ruhu, icya mbere nimba ari ibiheri bisanzwe, ugomba gusigaho igikakarubamba mbere yo gukaraba, cyangwa se nyuma yo gukaraba ukakirarana ku mubiri ukaryama ugifite. Ariko nimba uri umubyeyi wonsa, ndakubujije, ntabwo wakwisiga igikakarubamba wonsa umwana, cyahita kimusharirira. Byaba byiza ubyitondeye, cyangwa se ukabyisiga ahantu umwana atari bugere, ugakaraba n'intoki neza neza ukikesha cyane kugira ngo kitamusharirira. Ubundi buryo ushobora gukoreshamo igikakarubamba ni abantu bafite inkovu zananiranye, za nkovu zibarya, ya nkovu ibikurya, ntabwo muzi inkovu ikunda kurya umuntu iyo haje nk'ubukonje, kumva ngo igicungu iyo gihindutse inkovu ihita ikurya. Ya nkovu yabyimbye yananiranye, ushobora gufata igikakarubamba ukagisigaho, noneho kikumutsa ya nkovu, kigatuma itongera no kukurya. Ni ubwo buryo rero nabagiramo inama yo gukoresha igikakarubamba. Abantu bafite indwara, cyane cyane indwara zidakira, kera bajyaga bavuga ngo igikakarubamba kivura agakoko gatera sida cyangwa se kivura VIH, ariko bashobora kuba batarabivuze neza. Ikintu gikora ntabwo kivura ngo ukire burundu, ahubwo uroroherwa, ukaba ushobora kurama, ubudahangarwa bukiyongera, kikongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ntibivuze ko rero ugomba kugikoresha ari uko urwaye gusa, ushobora no kugikoresha utarwaye kikakubera urukingo. Si ngombwa kwivuza igihe wamaze kurwara, ahubwo ushobora kugikoresha kikakubera urukingo. Nimba ushaka kugira uruhu rwiza, nimba ushaka guhumeka neza, niba ushaka kugira mu nda yawe kugira ngo igogorwa rigende neza, muzajya mukoresha igikakarubamba, kizababera cyiza, kizabavura mu buryo bw'igihe kirekire. Mujye mugikoresha. Niba rero ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ntugende udakoze subscribe, ukore like, ukore na comment. Hanyuma nawe nimba warakoze subscribe, ukande ku nzogera, hari ahantu haba hari inzogera, ukandaho rimwe gusa, ubundi video yagisohoka ugahita ubona notification, cyangwa se YouTube igahita ikubwira ko twakoze video nshyashya. Hanyuma mujyaho hasi handitse Jose Official TV, mwinjiremo, murabona amavideo menshi twagiye dukora ajyanye n'ibiribwa bitandukanye bifasha ubuzima, ibimera, ibyo byose, imiti itandukanye, byose nta handi wabikura, ni hano kuri Jose Official TV. Winjiremo, winjire muri playlist, winjire muri videos, urebe amavideo yose. Hanyuma mumbwire muri comment icyo mwifuza ko nzabakoreraho ubutaha. Abansabye amavideo namwe, ntago nacitse intege, maze iminsi mpuze, ariko ndi kuyakoraho imiti itandukanye, ndi kuyibategurira. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza, murakoze kureba video yose. Naho ubutaha.